ndarimbura mu izina rya Yesu mwami w'abami. Ndatakambye ndarize ndatakambye mu izina rya Yesu. Imana ikomeye ndakwereka mwami ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Ndarize ndatakambye kuko uri Imana ishobora byose. Ndakwereka ubwoko bwawe mwami mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizigaragare, ubwiza bwawe nibubatwikire. Ndabohoza buri wese yinjire muri Kanani ye mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi imyuka y'abadayimoni, ndahamagara imbaraga z'Imana. Iri jambo rivuga ngo nza hano i Kigali tuhari kubera nza, twambara kubera nza y'Imana. Urukumva neza? Ndashaka kuvuga iri jambo tukariganiraho, narangiza nkatanga ubu butumwa Imana yampaye ku bantu batandukanye b'ibyiciro bitandukanye. Ndashaka ko tuza gusenga isengesho ry'impuruza, tugasenga isengesho rifite imbaraga, tukabwira Imana ngo ibyo wahaze natwe twabihaze. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Bibiliya yavuze ngo abona hetse mukiri mu nda. Wa mubyeyi we wibuke Imana yaraguhetse, wa musore we wibuke Imana yaraguhetse, wa mukobwa ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibahetse. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Ndagira ngo tuganire kuri iryo jambo rifite intego ivuga ngo ntawe uzadukubitira ku mugongo w'Imana. Iryo ni ryo jambo njya ngo tuganireho, kuko maze iminsi inganira n'Imana ikajya imbwira iti aba bakobwa narabahetse, n'abasore narabahetse, n'aba bagabo narabahetse, n'aba bagore narabahetse. Hanyuma ndagira ngo mbahe amakuru noneho yizewe y'uburyo umwana uri mu mugongo abaho. Imana ishimwe. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubasuhuze mwebwe inshuti bakunzi b'Irembo ryera TV, mwe mwahisemo neza mugahitamo Irembo ryera TV. Imana ibaha umugisha. Ndabizi ko muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya, ndetse n'ahangaha mu biyaga bigari, mwese ntitwabarenza ingohi. Niyo mpamvu tubifurije umugisha w'Imana, tuvuga ngo Imana y'amahoro ibahezagire. Mwahisemo neza. Reka nanone nkwibutse kandi gukora subscribe ndetse ukore na share. Mu bwami bw'Imana tuzagabana ingororano nawe. Kandi nagukundiye cyane umutima mwiza ugira wo kumva ko ibyo bintu bikora. Ganira n'umutima wawe hanyuma ukore subscribe, hanyuma ndetse usangize n'abandi ubutumwa. Tugize umugisha, tubonye umuhanuzi ukomeye, tumaze igihe tumushaka ntibyatworoheye, ariko uyu munsi Imana irabyemeye kugira ngo twumve icyo Imana igiye kumunyuzamo. Rero ndasaba wowe kugira ngo utangirane natwe, uze kuza gukomezanya natwe, kuko hari igitangaza kiri buze kukubaho, hari ibintu uri bwakire. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo rero mbere yuko wenda senga, fate n'umwanya wo kubanza kumwakira, mubanze mwumve ijwi rye, abibwire n'amazina ye, noneho musengere akomeza. Kandi abantu bo kuri Irembo ryera nyine nabo bakunda kwakira abantu kandi bakabakira neza. Mwitwa bande bakozi b'Imana? Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Ngiye nitwa Mazimpaka Jean Pomuseni, ariko izina ry'ubuhanuzi nitwa Birestaye. Buriya Birestaye babishatse kuvuga iki? Birestaye ni ukuvuga ngo hari icyo bita station. Estare ni ibintu biba byesitaye. Urabona ubundi umuriro, inzu iyo itarimo umuriro bavuga ko itaresitarwa, ariko iyo inzu imaze kugerwamo umuriro bavuga ko irimo sitasiyo. Hanyuma rero ngewe urabizi ko ntago nkundana na Satani, sinangana n'Imana. Ngewe ibyesitaye muri ngewe n'iby'uwo nkorera, ndavuga nyine Imana. Niyo mpamvu rero muri ubwo buryo nitwa Birestaye. Iryo ni izina Imana yanyihereye, irambwira ngo muri wowe nshyizemo sitasiyo yanjye. Yego. Hanyuma tudatebye ndagira ngo dusenge Imana, dusenge. Uyu ni umuhanuzi, ni umuntu ufite amavuta, ni umuntu ukunze gukora ibiterane ahantu hose hatandukanye, haba mu gihugu cy'u Rwanda no hanze, kandi agira umugisha wo gusengera abarwayi bagakira, ndetse Imana imukoresha ibintu bikomeye. Niyo mpamvu uvuze ngo ni amahirwe yawe wowe wahisemo gukurikira Irembo ryera, kandi twavuze ko tuzajya tubazanira abantu bafite icyo bafite kugira ngo babahe. Irembo ryera, ubuzima bwuzuye. Mana ndagushimira kugira neza kwawe.
ndagushimira imbaraga zawe zitagira akagero. Uyu mwanya uyu muntu ugiye gukurikirira ijambo ryawe, uyu mwanya umuntu ugiye gukurikira ikigiye kuvugwa, kimukize, kibemo igisubizo cye, kibemo imbaraga ze, kibemo dolaste benefo de kotere de bosiwa letotaya zabiniwa. Yakira imbaraga zikomeye, yakira amavuta yo mu rwego rwo hejuru, yakira imbaraga zo gutsinda, yakira imbaraga zibasha mu izina rya Yesu, amen. Karibu. Murakoze cyane, turabashimiye kandi dusabiye umugisha Irembo Ryera TV ndetse n'uwagize iki gitekerezo cyo kugira ngo iri Rembo Ryera TV ribeho kugira ngo abantu benshi bahembuke. Murabona ko mwagiye mukora umurimo ukomeye kugira ngo abantu bose ubutumwa bwiza bubagereho. Hanyuma rero ndashimira Imana cyane ko ngize umugisha wo kuba nongeye kugera hano ku Irembo Ryera TV. N'ubwa mbere mpageze, ariko ndashimira Imana. Ndabizi mwagiye mumpamagara kenshi ntibikunde, ariko uyu munsi Imana yabyemeye. Rero igihe mwampamagara ntimumbone, mugahamagara ntimumbone, nari ndi mu masengesho narimo senga. Buriya hari amakuru yizewe nzanye hano ku Irembo Ryera TV, kuko ngiye mfite ubutumwa Imana yamaye ndimo gusenga bw'abakobwa bamaze igihe ku musozi, ababyeyi bamaze igihe ku musozi, ndetse n'abagabo n'abasore. Mfite ubutumwa butandukanye, turaza gusangira ubutumwa Imana yamaye, kandi ndifuza ko muri iki kiganiro buri muntu wese yaza guhabwa ikinini kijyanye n'uburwayi bwe. Iki kintu ndacyifuza kugira ngo ubundi iyo twicaye hano tuba twamaze kugera ku rwego buri wese aza gukurikira, kandi kugira ngo ahembuke. Burya iyo umuntu agiye kurya arya agira ngo agire gute, ahembuke. Rero niba ari ikosa ribaho ni ukurya ntuhembuke kandi wariye. Icyo ni ikibazo gikomeye. Reka tuze kwifashisha ijambo riri muri Yesaya 46 umurongo wa 3 n'uwa 4. Iryo jambo niryo ngira ngo twifashishe, rifite intego ivuga ngo ntawe uzadukubitira ku mugongo w'Imana. Yesaya 46:3-4 haravuze ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru. Ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibahetse. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Ndagira ngo tuganire kuri iryo jambo, rifite intego ivuga ngo ntawe uzadukubitira ku mugongo w'Imana. Iryo niryo jambo ngira ngo tuganireho, kuko maze iminsi inganira n'Imana ikagira imbwira iti aba bakobwa narabahetse, n'abasore narabahetse, n'aba bagabo narabahetse, n'aba bagore narabahetse. Hanyuma ndagira ngo mbahe amakuru noneho yizewe y'uburyo umwana uri mu mugongo abaho. Imana ishimwe. Tuganiye kuri iri jambo, Imana iri impana ritekerejeho. Naribajije se, iyo umugore atwite, twege tuvuga ko atwite, ariko yera yiravuze ngo nabahetse mukiri mu nda, bivuga ngo ukiri no mu nda ya mama wawe wari uri mu mugongo w'Imana. Niyo mpamvu amahembe yaje akagusiga, ibitega bikaza bikagusiga, nyabingi zikagusiga, karanda ziwanyu zikagusiga, wari uri mu mugongo w'iki wa Katonda. Imana ishimwe. Maze iminsi numva nezerewe umutima wanjye, kuko twari mu mugongo, n'ubu turacyari mu mugongo. Noneho iravuze ngo ni imvi. Ubundi iryo jambo bwaryo risobanura uburamye. Imvi zizaba uruyenzi nkibahetse. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana natwe ubwacu ubu turi mu mugongo w'Imana. N'umusaza ufite imyaka 80-90 nawe ari mu mugongo w'Imana, na umwana w'iki w'Imana. Hanyuma ndashaka ko tuganiraho gato, nkaza gutaruka nkavuga ku butumwa Imana yamaye, ikantegeka ko munyuza ku Irembo Ryera. Kandi hari abantu benshi bakunda gukurikira Irembo Ryera, bamaze igihe ku musozi, bamaze igihe basenga bavuga Mana dutabare. Ijambo rikomeye nyihabwira ijambo ry'Imana dusomye, nuko numvise ko Imana ihaza agasuzuguro k'abadayimoni basuzugura ubwoko bw'Imana. Icyo kintu nabaye nkumvise, nicaye hano ndacyumvise. Hari ibintu Imana ihaze, hari enema rasikitara bonefo, hari ibintu Imana ihaze, kandi mu bintu Imana yanga agasuzuguro. Murabizi mwese, iyo umuntu anyereye amanuka agwa hajya, yanyereye azamuka akagwa havuye. Yesaya bivuze neza ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Hanyuma rero ndaza kugendana n'abemera kumva ubu butumwa nzanye, ndaza kugendana n'abemera kumva iri jambo Imana itanze ku buzima bw'abantu kugira ngo bahembuke. Imana ishimwe cyane.
Bibiliya yavuze ngo ni munyumve mwebwe, ndavuga mwebwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli, abo nahetse mukiri mu nda. Bivuga ngo Imana yaduhetse turi mu nda za mama, twe turi ku mugongo, tumaze no kuvuka duterurwa n'isumba byose. Hanyuma rero niba ari ikintu gikaze ni ugushaka guhemukira cyangwa se kugirira nabi umuntu Imana yihekeye, yanavuka ikamuterura. Ufite isezerano rivuga ngo nzabaheka, ijambo rivuga ngo nza. Iri jambo ryatugejeje kure, iri jambo ryaradufashije, iri jambo ryaraduhembuye, iri jambo rivuga ngo nza. Hano i Kigali tuhari kubera nza, twambara kubera nza y'Imana. Urukumva neza? Ndashaka kuvuga iri jambo tukariganiraho, narangiza nkatanga ubu butumwa Imana yampaye ku bantu batandukanye b'ibyiciro bitandukanye. Ndashaka ko tuza gusenga isengesho ry'impuruza, tugasenga isengesho rifite imbaraga, tukabwira Imana ngo ibyo wahaze natwe twabihaze. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbaza. Bibiliya yavuze ngo abo nahetse mukiri mu nda. Wa mubyeyi we wibuke, Imana yaraguhetse. Wa musore we wibuke, Imana yaraguhetse. Wa mukobwa we wibuke, Imana yaraguhetse. Nawe musaza, Imana yaraguhetse. Nawe mukecuru, Imana yaraguhetse. Wewe ukora mubiri, Imana yaraguhetse. Wewe ukore muri business runaka, Imana yaraguhetse. Nawe ucuruza, Imana yaraguhetse. Abantu bari bazi kuzahomba, ariko bagiye kubona abantu komeje gutera imbere. Imana yaguhetse mu mugongo wayo, irangije iraguterura. Ndashimira Imana yabaye mu ruhande rwawe, ntumware cyangwa ngo usebe. Iyi Mana turayishimiye, Imana ishimwe. Hanyuma hari ibimenyetso bitatu by'umwana uri mu mugongo neza. Ndashaka kukubwirira ijambo rivuga ngo niba umubyeyi wawe aguhetse, hari ibyangombwa agendana. Icya mbere yitwaza umutaka, icya kabiri yitwaza ibaga cyangwa se isakame cyangwa se kariya kantu ababyeyi batwaramo ibikoresho by'umwana. Hanyuma ndavuga iki? Iyi baga ibirimo amata, ibirimo biswi, ibirimo ibiribwa bitandukanye. Kandi ntabwo umwana uri mu mugongo arinda kuvuga ngo arashonje, ahubwo umubyeyi umuhetse amenya ko umwana we ashonje. Ndashaka kukwibutsa ahantu Imana yaguhetse hose uhibuke. Imana yaguhetse uri umushomeri, Imana iguheka uri umupfakazi, Imana iguheka uri imfubyi, Imana yaguhetse nta kazi ugira, Imana iguheka ucuruza uhomba, Imana yakugiriye neza iragutwikira. No mu gihe wari ugiye guseba, enemaza kitarabini fose rekini mango, Imana yakubereye Imana. Abantu baragushungera ariko ntibyabakundira, abantu bategura kukugirira nabi ariko ntago byigeze bigukundira. Yesaya hanura muri 28:20 yaravuze ngo urutara ni rugufi, aravuga ngo urutara ni ruto umuntu atarambirizaho, ngo kandi n'ikirago ni intabure. Uyu munsi wa none abantu benshi urutara rwababanye ruto, ikirago cyababanye intabure, ntago babasha kurambya. Ariko nkunje kukwibutsa yaguhetse cya gihe ikabana nawe ikakugirira neza. N'uyu munsi iminsi baguhaye kuzamara warayirangije. Ndibuka rimwe mu minsi ishize n'umuntu twemo dusengana ambwira ibyifuzo bigeze muri 7, ariko umwuka arambwira ngo ibyo byifuzo 7 ntago bikenewe byose, ahubwo hari 3 biriri jasi Imana igomba gukora. Imana irambwira ngo igiye gukora ibyifuzo 3. Reka nkubwire ngo nawe hari byinshi ukeneye ku Mana, hari ibintu bikubangamiye, ariko ndaguha itangazo rivuga ngo Imana wasenze, Imana wakoreye ntabwo izemera kuseba, ntabwo izemera kumwara. Nubwo abantu bose baguta, nubwo abantu bakujugunya, ariko iyo wakoreye irashaka kukorera igitangaza kivuga. Dawidi niwe wavuze neza muri Zaburi ya 86:17 yasenze isengesho aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi banjye nibakireba bamware. Ndashaka kuguhitangaza rivuga ngo bundi hari igitangaza Imana ikora, hari igitangaza Imana irema. Abantu bakamwara utiriwe uvuga, abantu bakaguhesha umugisha utiriwe uvuga, kuko icyuri cy'ubwacyo kiragusobanura. Uyu munsi nkusabeye ikimenyetso kivuga. Umaze iminsi ufite ibimenyetso by'ibiragi, umaze iminsi ufite ibimenyetso bitavuga. Mwifurije ko Imana, aleluya, Imana ishimwe, yagukorera ikimenyetso kivuga kitari ikiragi. Buri muntu wese ari bwirebere n'amaso ye. Ndagira ngo tuze kubwira Imana ngo Mana, tuzi kuri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kandi uko wagenje nawe niko uzagenda. Ibintu byose nabonye byo mwisi umuntu akora
ntiyicuze, ni ugukorera Imana byonyine. Nicyo kintu cyonyine umuntu akora ntiyicuze, ni ugukorera Imana gusa. Ibindi byose hazamo amarira, hazamo amaganya, hazamo agahinda, hazamo umubabaro, ariko gukorera Imana bishobora kutaguha inyungu none aha ngaha, ariko ejo ukazabona inyungu zo gukorera Imana. Ndagira ngo tuze gusenga isengesho ryitwa impuruza. Ndabanza mbahe ubutumwa Imana yampaye ndimo senga ninjoro, kuko nari namaze kumenya ko ndi buze ku irembo ryera. Hari ibintu byambabaje, numva ndapfukamye, numva ndarize, maze kubona ihishurirwa ry'abantu bamwe bagiye batongerwaho ibintu, bashyirwaho za karande. Ndavuga ngo Mana, aba bantu ndabaririye. Niyo mpamvu y'isaha nituza gusenga buri muntu wese aze guca bugufi yikumbagaze, niko Bibiliya ivuga. Kuko Dawidi yarasenze aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, mpita nibuka n'imirimo y'amaboko yabo, nkuramburira amaboko. Uyu munsi ndagira ngo ntuze kwibuka ibibi gusa wahuye nabyo, wibuka n'ibyiza Imana yagukoreye. Uyu munsi aho uri ntabwo wakagombye kuba uhari, kuko wagombaga kuba utariho ariko uriho. Nubwo wenda uvuga uti ndiho nabi ariko uriho. Uyu munsi ndagira ngo tuze kubwira Imana ko ni Imana yumva gusenga. Bibiliya iravuga ngo ni Imana yemera guhendahenda. Ndagira ngo twinjire mu kanya ko kugira ngo mbahe ubutumwa Imana yampaye. Mwibuke ko turi ku ijambo rivuga ngo umugambi urakomeje kandi ntawe uzadukubitira ku mugongo w'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Ndimo senga ninjoro nitegura nyine kuza kuganira hano ku irembo ryera TV. Hari ibintu byinshi Imana yagiye inyereka. Cyambere Imana yabanje inyereka abagore batabyara, abagore batabyara. Imana irambwira ngo igiye gukora igitangaza, ibahe guseka nk'uko Sara yasetse. Hanyuma njya gutangira amasengesho dufite, ari amasengesho turimo y'iminsi 21. Uyu ni umunsi wa 7 tugezeho. Imana yarambwiye ngo buri muntu wese uzakurikira ayo masengesho azabohoka kandi azahabwa igisubizo kijyanye n'icyifuzo afite. Hanyuma ndimo senga nabonye abakobwa bazinzwe. Iyo tuvuze uruzingo ni bantu b'abakonekoni bashobora kugukoreraho ubufindo, wajya ujya gukora ubukwe bugapfa, wajya gukora ubukwe bugapfa. Imana irambwira ngo ihagurukiye kubohora abo bakobwa, kandi bagendane nanjye muri aya masengesho, dusengane aya masengesho, kandi buri wese agenda uko imbaraga ze zingana, kuko Imana ihagurukijwe no kugira ngo icecekeshe abadayimoni bamaze igihe babishima hejuru. Cya kabiri, nabonye abasore bafite ubushobozi bwo kuba bakubaka ingo ariko bakuze. Muri aya masengesho Imana irambwira ngo nje kubohora abasore bamaze igihe kirekire. Imana irambwira ngo kandi nubwo bafite ubutunzi, bafite kuba bafata umwanzuro wo kubaka, Imana irambwira ngo mbasengera isengesho rikuraho icyo bita karande. Imana irambwira ngo mu muryango wawe wa musore we n'ubona ufite imbaraga, inzu urayifite n'amafaranga urayafite, yewe nta n'ikindi kintu ushinjwa, ariko habamo karande y'ubusambanyi, habamo karande y'imbaraga bagutongera, habamo karande y'imyuka mibi. Uyu munsi wa none ijwi ry'Imana ryangezeho rirambwira ngo nze nkubwire ngo igihe cyo kubohoka niki. Imana ishimwe torako, igihe cyo kubohoka niki. Nagize ihishurirwa rikomeye, mbona abantu benshi bafite amadeni, za kredi, inguzanyo, baba mu bibina, ibintu bitandukanye. Imana irambwira ngo Satani yarabategeye ku mafaranga kugira ngo yarabategeye ku mafaranga kugira ngo baze kuhura n'ikigeragezo cyo kuba baterezwa cyamunara. Ariko numva ijwi rimbwiye ngo aya masengesho umuntu uzayitaho akayakurikirana, turi mu minsi 21 ni ya masengesho Daniel yasenze bamaze kumujugunya mu rwobo, ariko Imana yohereza ibisubizo. Hanyuma Apollo wona ayifatira mu kirere. Daniel arakomeza arasenga, ariko isengesho rirumvikana. Imana ishimwe. Uyu munsi ndifuza ko turi busengane isengesho ryitwa impuruza. Ndaza gusengera aba babyeyi bamaze igihe ku musozi w'ubugumba. Ndaza gusengera aba basore bamaze igihe bafite ikigeragezo cyo kuba bafite
ubushobozi ariko bakaba batafata umwanzuro wo kubaka ingo. Ndaza gusengera aba bacuruzi baracuruza ariko bacuruza bahomba. Imana inyujije ubu butumwa ku Irembo Ryera TV kugira ngo umuntu wese ukurikiye ubu butumwa aze kumva igisubizo kijyanye n'ikibazo cye. Ndagira ngo tuze gusenga isengesho ry'impuruza. Imana ishimwe, ndumva afite umubabaro, ndumva afite agahinda, ndumva shaka ko tubohoza icyo bita kubohoza, kuko n'aya masengesho ndimo cyangwa se turi gusenga kubayamenye mbere tukagendana, aya masengesho afite intego ivuga ngo Satani rekura iby'abana b'Imana wariganyije. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuze gusenga. Nababwiye ko ntari buze gutinda ariko ndifuza ko dushenga n'isengesho ry'impuruza tugasenga. Ndashaka kubohoza amakwe, ndashaka kubohoza akazi, ndashaka kubohoza urubyaro, ndashaka kubohoza aba bacuruzi bahora bahomba, ndashaka kubohoza, ndashaka ko tubohoza. Uri kumwe nanjye? Ndagira ngo upfukamire ahantu uri dusenga isengesho ryo kubohoza, kuko ndumva ashaka ko dusenga isengesho tubwira Imana ngo wabaye Imana, tubwira Imana ngo watugiriye neza ubwo Imana yaguhetse. Ko niko Bibiliya ivuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yava. Ubwo itimanye umwana ikamutanga ku bwacu yabura ite kumuduhana n'ibindi byose bikenewe. Ndagira ngo dusenge isengesho ko abantu baravuga bikaba ariko iyo bategetse ntibikomera. Kereka Imana yonyine niyo itegeka bigakomera, ariko abantu biyo bavuze biraba. Ndagira ngo dusengane, ndagira ngo dusengane isengesho. Uri hafi? Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. Hari ibyo numva nshaka kubohoza, nkabwira Imana igakora imirimo ikomeye. Tokini marasa arakini mango tandore gide prere fosa enemai before. Ndagira ngo dusengane wa mukobwa we, ndagira ngo dusengane wa mubyeyi we, ndagira ngo dusengane wa mugabo we, ndagira ngo dusengane ufite agahinda, ndagira ngo dusengane nawe umaze igihe mu bitaro, ndagira ngo dusengane nawe ufite ikibazo cyo mu mutwe, ufite ikibyimba ku bwonko. Ndagira ngo dusengane we ndimo mbona umaze igihe upanga ubukwe bupfa, ubukwe bwawe bupfa buri munsi. Ndagira ngo dusengane kuko hari ibintu Imana ihishuye bikomeye. Imana yashaka kugukuraho imyanda yose, Imana irashaka kugukuraho imyuka mibi, Imana yashaka kukweza, Imana yashaka kugutunganya ubundi ukinjira muri Kanani yawe ukigumira mu mugongo w'Imana. Reka dusenge. Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, turagushimiye. Enema zakita befo. Ndasengera uyu mukobwa amaze igihe kinini ategura ubukwe ariko bugapfa. Ndasengera uyu mubyeyi amaze igihe kirekire, ni imyaka myinshi, haleluya, ni imyaka myinshi afite agahinda n'umubabaro, ni imyaka myinshi afite intimba, ni imyaka myinshi afite ubuzima bubi. Ndamwirukana izikarande mu izina rya Yesu. Ndirukana izikarande, ndirukana imyuka mibi, ndahagarika imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ibyo batongereye mu marimbi, ibyo batongereye mu mashyamba, ibyo batongereye mu mazi, mu izina rya Yesu ndakubita, ndasenya, ndarimbura, ndakubita hasi. Imbaraga zishyira hejuru kurwanya Imana, imbaraga z'Imana niziganze nizikore mu izina rya Yesu. Ndasengera aba bacuruzi, ndasengera aba bacuruzi bamaze igihe kinini barangura bahomba, barangura bahomba. Ndasengera uyu muntu ufite agahinda, arimo aravuga ngo mbese ndishyura iki? Kredi yamubanye kredi mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana niziganze, ubwiza bwawe nibubatwikire. Ndahamagara ijuru, ndahamagara marayika Gaburiyeli na Mikayire mu izina rya Yesu. Marayika ushinzwe abera niyurukire kurengera aba bantu. Ndasengera n'uyu nguyu ntabwo ajya mu rusengero ariko yaravuze ngo Mana ikintu ugikora nanjye nzajya mu rusengero, nawe ndamukweretse. Ndasengera n'uyu nguyu mu izina rya Yesu, uyu witwa Korodina mu izina rya Yesu. Abadayimoni nibamurekure, ibi bintu bimufata bikamuniga, cetore bonifo, ibi bintu bimuniga bikamuheza umwuka. Ndakubita hasi, ndasenya, ndarimbura mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, ndatakambye, ndarize, ndatakambye mu izina rya Yesu. Imana ikomeye, ndakwereka mwami ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Ndarize, ndatakambye kuko uri Imana ishobora byose. Ndakwereka ubwoko bwawe mwami mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizigaragare, ubwiza bwawe nibubatwikire. Ndabahoza
ndabohoza buri wese yinjire muri kanani ye mu izina rya Yesu. Ndakubita hasi imyuka y'abadayimoni, ndahamagara imbaraga z'Imana. Uyu mukobwa nabona Imana, uyu musore nabona Imana, uyu mukobwa nabona Imana, uyu mubyeyi nabona Imana, uyu mugabo nabona Imana mu izina rya Yesu. Abari mu mpande zose z'isi, abari muri Amerika, i Burayi, Burundi, Buganda, Kenya, Tanzania, South Africa, Sudan, ahantu hose nabasenyeye, ndetse na hano iwacu mu Rwanda mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Turagushimiye Mwami yuko ukoze igitangaza, turagushimiye Mwami yuko wongeye kwibutsa ko wabahetse kandi ukaba ugiye gusubiza buri wese icyifuzo cye, kandi Mwami aya masengesho buri wese azabohokeremo. Turagushimiye kuri imbaraga zacu, turagushimiye kuri ibyiringiro byacu, natwe tugufite, ntago twifuza undi murengezi. Ukomeze ushyigikire Irembo Ryera TV, ndetse Mwami nuwagize iki gitekerezo Sipiriye mugirire neza kandi umwagurire imbago mu izina rya Yesu. Ibi ngibi yatekereje bisaba amafaranga, bisaba ubutunzi, bisaba kamera nziza, bisaba za mikoro nzima, bisaba n'abakameramani babizi neza cyane, nabo ujye ubashyigikira mu izina rya Yesu. Kandi Mwami ni wewe wamufinansa bikagenda neza binyuze mu ijambo ryawe, wamushyigikira akabona ibikoresho byose byuzuye kugira ngo ubutumwa bwawe bugere ahantu hose. Urakoze, wakoresha abantu bawe bakagura ibyuma bikomeye, bakagura ibikoresho kugira ngo ubwami bwawe bwaguke. Urakoze, turagushimiye, kandi mu bintu nabonye umuntu akora ntiyicuze no gukorera Imana. Urakoze kuri ibyiringiro byacu mu izina rya Yesu, amina. Imana ibahe umugisha, turabashimiye. Njyewe nyine nibiresitaye nkuko nabibabwiye, ariko ufite icyifuzo cyangwa se ukeneye gusengerwa, hari icyifuzo ushaka gutanga muri aya masengesho y'iminsi 21, cyangwa se ari ushaka gusobanuza twasobanukiwe, nomero yanjye ni 0785 598 3 0609 598 609. Imana ibahe umugisha, mukomeze mugubwe neza. Yari Porofete Biresitaye.